ameza nyasubiremo, si ameza ariho ibiryo, si ameza ariho amateremusi, si ameza ariho ibyo umuntu atekereza. Aya ni ameza yitwa ubuzima buhoraho, gusubirizwaho ari guhura n'ingorane, gutabarirwa aho utazi ko uri gusohoka, kwambikirwa imbaraga aho utazi kuza kuzibona. Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye hagakomera hakaba nk'urutare. Uwumburanya ari he ngo duhagarare? Amagambo y'Imana buri gihe ntabwo ari ibihumuriza gusa, ahubwo ni n'ibikorwa. Amagambo y'abantu araguhumuriza bakubwira ngo ihangane, ariko ijambo ry'Imana ryo ubwaryo ni igikorwa, nta nubwo ari uguhumuriza gusa. Imana ibaha umugisha bakunzi batubageraneho Ubwuzu TV, Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Ni Pastor Ntambaza Jean Baptiste ugarutse kuri uyu munsi wa gatatu itariki 6 z'ukwezi kwa 10, aho tugiye kureba ijambo rivuga ngo Imana igutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Imana igutunganyirize ameza imbere y'ababisha bawe, igutunganyiriza ameza. Twabonye ku munsi wa mbere ijambo rivuga ngo ikurokorere hagati y'ibiguhiga, aho Imana yarokoye Dawidi mu maboko ya Kishi, yarangiza akabona ubuvumo bwa Adulamu agasohokamo yihuta cyane, maze bakamusangayo. Ni Zaburi yaririmbye ubundi. Hanyuma ku munsi wa kabiri twabonye ijambo ritubwira ngo Imana igushakira inzira, cyangwa ikimenyetso cy'ukuri nuko Imana ishakira inzira abantu bayo, kandi akenshi bashakira inzira bageze aho bagomba kuba bageze. Hamwe ugera ukabona nta kibazo, yose ubabona Yorodani yuzuye, aho hose Imana igushakira inzira. Ngira ngo twarafashwe bakurikiye. Imana ibaha umugisha, mukomeze gusangiza buno butumwa, kubuhereza abandi no gukorera Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndacyari imbere yawe mubwira ngo Yesu akugiriye neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira mu bindi byiza, ibimenyetso bikomeye n'uburyo Imana igutegurira ameza imbere y'abanzi bawe. Iyo bavuze ameza ntabwo ari ibiryo barya, ahubwo iguha amahirwe imbere batashaka kubona amahirwe. Ni ukugirira amahirwe abandi bayaburiye, ni ugutabarirwa abandi batatabariwe. Mbega ameza ntabwo ariho ibiryo n'inyama n'amafiriti, oya, ahubwo nuvuga ngo ubaho aho utagomba kubaho, uba ahantu utagomba kubaho, cyangwa batatuma ukabaho. Nuvuga ngo ni uburyo Imana ikurinda ukagira ubuzima buzira umuze, wari ugomba kwambura bwa buzima. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Hama Zaburi turi gusoma 23, nabwiye ngo ni intambwe ya gatatu yo ku munsi wa gatatu w'ukwezi kwa 10, ikubwira ngo Imana igutunganyiriza ameza. Igutunganyiriza ameza mu bimenyetso byerekana ko Imana muri kumwe, nuko igutunganyiriza ameza. Ariko noneho uyu munsi navuga ngo igutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Mana nyir'ubugingo, nyir'ubushobozi, turi imbere y'ubwiza bwawe. Ijambo ryawe ntapfa kurivuga uko yiboneye, mpora mbikubwira nyaguhora ku ngoma. Ariko iyo twemereye ukaduho gake ku mwuka wawe, ukatwuzuza imbaraga zawe, ijambo rirasobanuka. Reka baryumva nabo baze gusobanuka mu izina rya Yesu, amen. Turasoma amagambo agaragara muri Zaburi ya 23, Zaburi ya Dawidi ngiyi, aho tuza kubona amagambo y'Imana meza cyane adusobanura, tubwira ngo Zaburi ya Dawidi ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Hanyuma akomeza asobanura avuga ngo untunganyiriza ameza, reka asubiremo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Umurongo wa 5 ukavuga ngo
untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekaye. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Imana nishimwe cyane. Iyi ni zaburi rero yahimbwe na Dawidi, ariko nabwegeye twabaga ku munsi wa mbere tuganira, ndavuga ngo yari amaze guhunga Kishi ngo abone ubuvumo bwa Adulamu. Iyi ndirimbo ni kuvuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye. Hari ukuntu yaririmbye iyi ndirimbo ubundi, ntabwo iyi zaburi yayivuze amaze kuba umwami, ari ibwami, ari mu yari akiri mu butayu ariko ari umwami. Yari no kwemerwa n'Imana. Aya kabiri yemewe n'Imana ntibakwemera. Yahuye n'ikibazo ntamushaka kuvuga amavuta ngo arangije ageze mu buvumo bwa Adulamu, navuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Iyo yayivuze tumvikane, yari umwami ariko utagira igihugu ayobora. Usibye abantu 100 harimo n'ababyeyi be n'abagore be n'abandi ngo bari ibintu byo n'abamuhunze bari kumwe nawe na Biyatari babanaga. Yitwaga umwami ariko utavugirizwa impundu. Yitwaga umwami ariko uticaye mu gihugu ategeke. Yitwaga umwami uhora abunga mu gihugu kandi yasigiwe kuzayobora. Bituma rero bati Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Iri jambo arivugana imbaraga kwerekana ko Uwiteka ari mu ruhande rwe. Nagira ngo wumve impamvu y'izaburi. Yari umwami utagira ababyinnyi kandi ari umwami. Yari umwami uri mu gihugu azerera kandi ari cyo yimikiwe kuyobora, ariko akizereramo. Yari umwami udafite ijambo mu gihugu kandi yarasizeho nk'umwami. Yari yishe Goliyati akemura ibibazo ariko ntiyemewe, amarana iminsi y'amavuta hafi imyaka 7. Aravuga ati rero mu minsi yose nabayemo naje gusanga Uwiteka aba ngo andyamisha mu kibatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Aba ngo yanjyanye ahantu hazima. Kwa Sawuli hari ibizi bisuma, hari ibizi byenda kumitana, kwa Kishi birahari, hirya no hino birahari, ariko Uwiteka we muri izo nduru n'intambara njya numva guhumurizwa, njya numva ijwi rizima rimbwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, ngo anjyana mu bwatsi ashora ku iriba ry'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo. Ansubiza intege mu bugingo. Hamwe yacitse intege, hamwe byakomeye, hamwe byabaye ikibazo, aravuga ngo ansubiza intege mu bugingo. Tugira ibicantege, tugira n'abaca intege, dufite n'ukuntu banabivuga bigakunda ngo ariko asubiza intege mu bugingo bwanjye. Nuvuga ngo angaruramwe amahoro, angaruramwe ibyiringiro. Komeje aririmba ijambo rikomeye ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Ayi ni zaburi yavuze akiri muri ako kababaro, akiri muri ubwo buryo, akizenguruka, avuga ijambo rikomeye ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho nanyura mu gikombe cyitwa Baka, sinzigera ntinya ikibi cyose, kuko Uwiteka afite uko andengera. Ni nako umugaragu w'Imana Pawulo ngo ndavana amagambo ubwo yabwiraga abantu b'Abanyekorinto batanyura ngo ngavugana ngo gusanga inzandiko ziba zikaze ngo niko basha kuvuga bamunenga bamuvuga ukundi. Arabwira ati mva mbabwiza ukuri, ayo magambo yanyu ntakomeye kuruta ibyatubereho Makedoniya, ngo ubwo twari twihebye rwose, ngo tumeze nk'apfuye twarangiye twihebye, ngo ariko yaturokoye urupfu n'uyu munsi iracyaturokora. Uzi impamvu tudatinya igikombe cy'amagambo? Nuko hari yabanye natwe. Uzi impamvu tudatinya igikombe cyose? Nuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Avuga ati rero Uwiteka yabanye nanjye, Uwiteka agendana nanjye, Uwiteka arandengera, Uwiteka arantabara, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ni umurongo waho wa 4 ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Avuga inkoni ebyiri, inkoni irindi isezerano n'inkoni yo kumuragira, ngo nibyo bimpumuriza. Haleluya. Tugeze no kuri wa murongo nashakaga, aravuga ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, amavuta ansiga amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Antunganyiriza ameza imbere y'ababisha.
mu bimenyetso byerekana ko Imana muri kumwe nanabikwifuriza nuko igutunganyiriza ameza imbere y'ababisha bawe. Ababisha bawe ni Satani n'abadayimoni burya. Kugutunganyiriza ameza mbisubiremo ntabwo ari ibisorori no, nukugira favor aho utayitekerezaga, nukugirirwa neza n'Imana aho utabona ko bishoboka, nugutabarirwa aho wagomba gupfira, nugutungirwa aho abandi batatekereza ko bihaba. Hari ahantu abantu ugeze gutinya cyane, hari abo twajyanye mu minsi mike ahantu mu majyepfo ntago mpavuga, umuntu ahabonye avuye mu Nyagatare ahantu haba ibyo kurya, niyo bataza kubaha ibyo kurya barimutse baragiye. Imana rero igutegurira ukubaho mu gihe nta kimenyetso cyo kubaho cyari gihari. Igutegura aya meza Bibiliya ivuga ntabwo ari ay'ibiryo ngo ushyiremo ikanya, no, ahubwo igutunganyiriza ameza, itunganya uko uzabaho, itunganya uko urubyaro ruzabaho, itunganya uko uzaca muri izo ntambara, itunganya uko ubuzima buzagenda. Nubwo ari mu butayu uzabaho. Mu myaka 7 yamaze azerera ntabwo ugeze asonza. Mu myaka 7 yamaze abunga mu butayu, nubwo yaraga mu buvumo agenda azenguruka, nta musego nta matera yari yajyanyeyo, nta n'ikereko nta mbaraga se yaharwariye, nta n'imvunja zamujeho, nta nubwo yashoko nkoye umusatsi w'Imana namurinze. Rekotele basime, Imana idutabara hagati yo kuzera aho hantu. Aravuga ati Uwiteka n'umwungeri wanyu, mwambwira ko nakene iki. Nuvuga ngo ntiyahinze mu myaka 7 ntiyahingaga, Imana ibana nawe. Aravuga ati nabonye ntunganyiriza ameza, nabonye ndindi baze kugira ngo umwami ufite ingabo n'ingabo uyobora igihugu cya Isiraheli abure Dawidi umwe kandi ufite n'abantu benshi, nyamara ntiyamuburaga, ahubwo buryo yamubwiraga haherereye. Yagiraga abamaneko ba Dowegi, yagiraga abantu bazi kuvuga, dore ko tugira intasi n'izitatumwe, hari n'abituma navuga ibyo babonye n'abahimbahimba. Abo bose batanga amakuru yuko bamubonye, ariko ntibamugeragaho kuko Imana yari yaramurinze. Imana ikurinde intasi utazi, ikurinde n'izuzi, ikurinde abamenye ibyo ugiye gukora utazanakora. Avuga ati bamenyaga haherereye, ibaze kugira ngo babure umuntu mu gihugu kandi ari hari, bamuhige bamubure kandi bamuhiga aho ngaho, ariko ahibereye kandi ahari. Ariko bavuga ngo antunganyiriza ameza. Haleluya. Aya meza tuvuga ntabwo ari ibiryo nyabuneka, ahubwo ni amahirwe y'ubuzima, ni amahirwe yo kubaho, ni amahirwe y'icyerekezo, ni amahirwe yo gutabarwa, ni amahirwe yo kurengerwa, ni amahirwe yo kuvugwa neza, ni amahirwe yo kwinjira mu isezerano, ni amahirwe yo kwakira umugisha. Nuvuga ngo uboneye umugisha aho utawukekaga, uboneye amahoro utayakekaga, ubonye urubyaro utarukekaga, ubonye ubukwe utabukekaga, ubonye ubuzima utabukekaga. Waruri ahantu nta mahirwe ahari, waruri ahantu nta jambo wahagize, ariko Imana igutunganyiriza ayo meza, iguha ibyo byishimo. Impamvu ntabuze ibiryo nuko harafite batabasha kubirya kubera diabete, kubera indwara, kubera ikindi kibazo, kubera izindi ngorane. Ariko nabo turi gusenga kano kanya, nawe wasaba Imana gutunganyiriza ameza, izica abandi ntizikwica, indwara ziguhiga ntizigufata. Imana ikagendana nawe, Imana igahagarana nawe, Imana ikakwereka ibyiza, Imana ikakwereka imbaraga, Imana ikagutabara, Imana ikakurengera, igahagarana. Ngo antunganyiriza ameza. Aya meza yavuze n'ay'ibyishimo. Kabiri ngo nubwo ndi mu butayu nzerera, ansiga amavuta mu maso harakeye. Hari abantu bake batisize bitagombaye mukorogo n'ibindi ntazi n'andi mavuta yandi, kuko bafite amavuta ava mu ijuru, ugasanga umuntu arakeye, nyamara we wareba ukagira ngo aragowe. Kumbi wafite amavuta yo kunezerwa, ngasiga amavuta mu maso, mwamaze ngo igikombe cyanjye kirasesekaye. Ijambo igikombe kirasesekaye kiruzuye bisobanura ngo ni ibyishimo bitagabanuka, ni ibyishimo urabinezerewe, ni ibyishimo biri hafi aho ngaho, ni ibyishimo biri bugufi bwawe, ni ibyishimo bikuri iruhande, ni ibyishimo bikugumaho. Ngo igikombe kirasesekaye. Haleluya, haleluya. Bagira ngo turapfuye ariko turiho, bagira ngo ntitore ko tumeze neza, ngo twitare ko tunyishe benshi. Umva ni amagambo y'ikinyuranyo. Aravuga ngo antunganyiriza ibyishimo. Ndi kumva kuri uyu munsi wa gatatu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10, ijambo rikubwira ngo Imana igutunganyirize
inzira imbere y'abatayishakaga, gutunganyiriza ubuzima imbere y'ibyaguhigaga. Imana igutunganyiriza ubuzima imbere y'abarozi n'imyuka mibohereza. Imana ikugire neza, ikwambika imbaraga, maze igutunganyiriza ameza, nurangiza n'ibyishimo bibe byinshi bisesekare kuri wowe, umugisha uwumve, uwunezererwemo, uhagararemo, utambukemo, uberwe muri wo, hagurukane n'Imana, mugendane muri byose, Imana igushyigikira. Aravuga ngo intunganyiriza ameza, ngo ariko ngo hari n'ikimuhumuriza, ngo nta bindi ni inkoni ebyiri, nk'inkoni babonye ku mugaragu w'Imana witwa Yeremiya, ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Imana iti nuko ndi jambo, ariko hakabaho n'ishyimbo. Imana ikarinda ibintu bye. Ibaza imyaka 7 uba mu butayu, imyaka 7 uba mu ishyamba, imyaka 7 uzerera, imyaka 7 utagira nta nzu uraramo, imyobo ari uraraho imvura iguye ikahaguma, ariko ntibarwara umusonga, ntibahapfira, ntibahagira ingorane. Ngaho ubwo Imana igenda imubera imbaraga mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, arahanyura mu gikombe cy'inzara, arahanyura mu gikombe cy'amagambo, arahanyura mu gikombe cy'agahinda, arahanyura imyaka 7 yose. Ati umva, Uwiteka ni umwungere wanjye, ibi ndabihamya, ntagombe kawunga muri stoke, ntagombe amafaranga muri konte, ahubwo Uwiteka ni umwungere wanjye, sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi ashora ku iriba ry'amazi adasuma, ngo inkoni ikamuhumuriza, ngo amutunganyiriza. Umva babwira ikintu gikomeye, mba nahagurutse nkavuga hano, ariko reka ntuze nicare, ariko ndimo ndafashwa mubwiza ukuri. Ntabwo Imana igutunganyiriza ameza ku muntu uri aho ngaho usanzwe, ngahubwo iragenda ikajya imbere y'abanzi, ikajya imbere y'ababisha. Kandi ababisha ba mbere ufite ni Satani n'abadayimoni. Ababisha ba kabiri ufite ni wowe ubwawe utemera ko Imana ishoboye gutabara. Ababisha ba gatatu nakubwira iki nawe bitekereze, ariko babiri nibo bagoye. Kuba utazi ko ababisha ari Satani n'abadayimoni, kabiri nawe ubwo ukaba uri umubisha wawe ubwawe. Hano hatagira kwizera, basenga Imana batayemera, bakorera Imana umva Imana idashoboye. Hari abantu babohoye Imana ukagira ngo hari ibiziriko mugira bwo kuyiboha, ngo mwami ndakuretse umbohore, urayibohora siraboshye. Reka nkubwize ukuri, haleluya. Aravuga ngo mu myaka 7 yose nabonye neza y'Imana, ngo igatereka ameza. Iyo tubitekerejeho murahasanga ibintu nka 3 bikomeye. Ubwe mu gihugu yari afite abanzi, ubwe mu gihugu yari afite abanzi. Hirya hari Abafilisitiya, hakurya hari abanyamahanga. Ntaho yari kubona ubuhungiro, ariko imuhisha imyaka igera kuri 7, ahigana n'umugabo umwe umuhiga yaramubuza. Uko niko Imana y'imutunganya. Mbase umuntu yagiraga igikoni se, wagira igikoni cya buri munsi wimukana, yagiraga agasafuriya se yari muhaga buri munsi, ariko yagiye abona ineza y'Imana muri ubwo butayu, nkuko nawe ugiye kubona neza y'Imana. Imana ibaha umugisha rero kuri uyu munsi wa gatatu, ngo antunganyiriza ameza imbere y'ababisha. Muri iyo myaka 7 nta mavuta yo kwisiga yari afite, nta bikombe yagendanaga, nta nkono yagiye aho yicaraga hose baduwege baga bahabonye bagahama, ahora azenguruka agenda. Aravuga ati Uwiteka ni umwungere wanjye. Rero ati ni iki bikomeye, ati ni ukuri kugirwa neza n'Imana kuzanyamaho iminsi yose, nanjye igihe nkiriho nzajya mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Urumva yari afite icyo kintu. Gutunganyirizwa ameza ntabwo bisobanura ibiryo. Unkurikire, abakurikiye tubagiranaho Ubwuzu TV, ahubwo ameza hano Bibiliya isobanura ni ibyishimo, ni amahoro, ni igikombe, ni feva, ni ukuntu ugira umugisha aho batawukekaga, ni ukuntu ubaho batagomba ko wabaho, ni ukuntu Imana ikuzamura aho bashaka kumanura, ni ukuntu byarira hagati y'abarozi kandi ukabyara, ni ukuntu Imana ikwimana kandi biguhiga bihari. Mbega ni uburyo ki uramira aho wagombye gupfira. Mbega hari urupfu kuri wowe ukaramira aho hantu, imvura ikagwa ntiguhitane, izuba rikava ntirigutwike, umuyaga ugahuha ntukujyane, inkuba zigakubita zikasana ukahagoma, ugasanga nawe ubwawe ufite Imana iri kumwe nawe. Aravuga ngo do pekene ya masiteremo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye muntu nkurikiye. Turi ku ntambwe, turi ku kimenyetso cya 3 cyuko Imana itunganya ameza. Imana igutunganyiriza amahirwe imbere aho utayakekaga. Imana
ahindi ko ijambo uko risobanura Imana igutunganyiriza ameza hagati yaho utakekaga. Imana nyiri igihugu dukorera igutunganyiriza ameza. Ameza nyasubiremo si ameza ariho ibiryo, si ameza ariho amateremusi, si ameza ariho ibyo umuntu atekereza. Aya ni ameza yitwa ubuzima buhoraho, gusubirizwaho ari guhura n'ingorane, gutabarirwa aho utazi ko uri gusohoka, kwambikirwa imbaraga aho utazi kuza kuzibona. Turebye ngo antunganyiriza ameza imbere y'abanzi banjye. Mbigarukemo ameza navuze ntago ari ameza y'ibiryo, ahubwo iri jambo rivuze ngo ni ikinyuranyo cy'icyo abadayimoni bakwifuzagaho, ni ikinyuranyo cy'ikisi yakwifurizagaho, ni ikinyuranyo cy'abantu babi bakwifurizagaho. Nuvuga ngo Imana iguhera amahirwe utayatekerezaga. Nicyo basobanuye ameza ngo kandi iragenda ikajya imbere y'abanzi ruharwa. Ntabwo ijya imbere, batugenda ikahandi utabonaga inzira, utabonaga icyerekezo, utabitekerezaga, utabyumvagamo, utabibonagamo, washaka ntubigereho, ukabyumva ntibigukundire, ukabikoraho nibishoboke. Aravuga ngo antunganyiriza ameza. Haleluya! Ndi kumvira ijambo ryamaze kwahuka muri nge ngo nkubwire ngo Imana ikoze ikinyuranyo. Nuvuga ngo ahari ibyago haje amahoro, ahari agahinda haje umunezero, ahari umubabaro haje ibyishimo, ahari inzara haje ibikwiriye kubasha kubaho, ahari indwara haje ho gukira. Imana igushoye iruhande rw'ubuvuzi buzima. Imana ikujyanye ahantu hazikwiye gukira. Imana ikoze ikinyuranyo ku buzima bwawe. Inyuranije akanwa, inyuranije amaboko, inyuranije ibitende, inyuranije ibikorwa. Nuvuga ngo warura ahantu hatari heza, ariko Imana igutunganyirije uko uzahatambuka. Uhatambukanye ishema, uhatambukanye agaciro. Dore akira gutabarwa no akira no kurengerwa. Hagarara n'Imana muri byose. Imana iri mu ruhande rwawe. Aravuga ngo Uwiteka ntunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe, ngo kandi igikombe cyanjye kiruzuye kiraseseka kigeze hejuru n'ibyishimo, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Yabivugiye mu butayu imyaka 7 azera. Nawe byashoboka ko Imana ikugiriye neza uyu munsi wa none. Akira gutabarwa, akira kurengera, guhamagara. Dore ni iki nicyo kinyuranyo cyitwa ameza. Antegurira ibyishimo imbere batabishaka, antegurira urubyaro imbere adashaka ko mbyara, antegurira gushyingira adashaka ko nshyingira, antegurira uko adashaka ko bwabaye, antegurira kuba ko abantu batabitekereza. Reka nkubwire ngo ni Imana iri mu ruhande rwa. Imana ikurengera ibanena, gusa uhindukire ntugome. Wakira agakiza kandi wigira imbere, uhumve ko ukwiye kurengerwa. Wirebe imyaka ubimazemo, wirebe igihe ubihagazemo, wirebe igihe byakugora, ahubwo zirikana ngo hari Imana ibana nanjye. Dawidi mu myaka 7 mu butayu, Dawidi imyaka 7 azera, hirya no hino ababishara abantu bahamuburiye mu gihugu yari arimo aho ngaho imbere. Uko niko isi izakubura, abarozi bakakubura, abanzi bakakubura, bakwiga bakakubura, bakavuga ntibakubone, bagashakisha n'ukuri, bakamenya aho hereko ntibakugereho, kubera ko Imana yaguteguriye ibyishimo aho batabitekerezaga, igutegurira amahoro aho batakira kuba kayabona, yaguteguriye kubaho le paiso me fota andema ilikot le basisafe I will quote ben. Haleluya! Kandi nongere mbatangarize, murakoze ngiye gusoza, babwire ngo ni ikinyuranyo, babwire ngo gahunda ni kuwa kane ejo, kandi muzo kuwa kane twakira abantu bose, haba kuri telefone n'abaje muri biro aho dukorera mu Kiyovu. Muze tumutugereho, tubaganirize, tubasengere, abandi muhamagare. Turakomeje umurimo mwiza cyane. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije gutabarwa, mbifurije kurengera, muvuga ngo kumwami Imana azantabara, byo gutuma ntashobora kugira isoni. Rero muhamagare, telefone iriho, tubasengere, tubafashe, tubabwire ngo mukomere, kandi n'ukuri Imana ibaho umugisha. Nongera kwibutsa abanyeshuri ko uyu munsi isomo ritangira, abandi batangira ku itariki 5 niho bazatangira umurimo kugira ngo bige Bibiliya. Imana ibaho umugisha. Ariko iri jambo murizirikane, antunganyiriza ameza, ampa amahirwe aho ntayabonaga, ampa ijambo aho ntarindi ifite. Mu myaka 7 ntiyigeze asonza. Ni naho yavuze muri Zaburi ngo dore nari umusore ariko ndashaje, sindabona umwana wo mukiranutsi arekwa cyangwa asabiriza ibyo kurya. Ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abategereza Uwiteka bo suko byamera. Intare igasonza, ibikoko biri mu ishyamba ntibikunde, ngo ariko umukiraso kazamera. Imana ibaho umugisha, Imana ibagenderere. Ngiyi ntambwe ya 3
ku munsi wa gatatu, n'ejo tuzumva indi ya kane ku munsi wa kane, kandi ku munsi wa kane muzahamagare turi tayari kubasengera kubafasha muri byose. Imana ibahe umugisha. Telefone muraza kwibonamo. Mbifurije kugirirwa neza. Ndakubwiye ngo icyambere twabonye ngo ikurokorera mu biganza by'abaguhiga, kabiri Imana igushakira inzira hitari, none gatatu tubonye ngo Imana iguha ibyishimo aho utabikekaga, amahirwe atateye, ikora ikinyuranyo mu bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana nyiri umugisha n'abandi bose mwami yazageraho, ko ntabwo tuzi uko umurimo ukorwa.